Alright, ndakeka mumeze neza kabisa. Ndabiza abakobwa ni musiba kuvuga ngo ndi umugabo wanyu. Abagabo bose ngo ndi muna wanyu, naho abahungu ngo ndi mukuru wanyu. Call me number 1 MC on the mic, GM Batizo alongside the best. Tubafitiye amakuru atandukanye, ariko uyu munsi tugiye kuganira kuri muzika yacu. Ese kugira ngo umuhanzi atere imbere kuri level runaka, ese bisaba kuba afite amafaranga cyangwa afite impano? Ni kenshi twagiye tubona abahanzi batandukanye bazamuka bakagera kuri level runaka, ariko nibaharenge. Bamwe bakavuga ngo bafite amafaranga n'amano, abandi bakavuga ngo kugira impano n'amafaranga ngo haraho utagera. Uyu munsi tugiye kuganira, dusase inzobe turebe se muri muzike kugira ngo umuhanzi agere kuri level runaka bisaba iki? Best, kugira ngo umuhanzi yamamare kuri level runaka, wewe wabonye bisaba iki muri industry muri rusange? Yes, urabona kugira ngo umuhanzi azamuke, ubundi ikintu cya mbere ugomba kubanza ukamenya se ukamenya ubuhanzi ubundi ni iki. Ubundi umuhanzi no kuba ari ikintu uhimba gitari gihari ukakicreatinga nyine kikaba ari ikintu cya danger. Rero abantu benshi bagenda bibeshya, bagenda bitiranya ubuhanzi kugira ibintu bigiye bitandukanye. Bamwe bavuga ati ufite amafaranga udafite impano wakamamara, abandi bakavuga ati ufite impano wakamamara nayo mafaranga. Okay, uhagaze hehe? Kwamamara bisaba amafaranga cyangwa bisaba impano? Yes, ndi ku ruhande rwo kuba bisaba impano, kwamamara bisaba impano kabisa. Dufite abahanzi batandukanye bari bafite impano, ariko akanya utamenya ngo bari hehe. I mean, Gisa Kinganzo nta muhanzi wamurushaga impano mu gihugu cyacu, aka kanya ari hehe? Nukubera nta mafaranga bro. Kugira impano nta mafaranga nta kintu bimaze. Gisa Kinganzo ikintu cyaje kuba cyabaho kuri Gisa Kinganzo. Urabona Gisa Kinganzo pe andabyemera ya impano yarayifite, adeni nyuma iza kuba yasafaringa. Ikintu cyaje kubitera cyane cyane Gisa Kinganzo impano yamaze kuba yamugaburira, ayo mafaranga amaze kuboneka yibagirwa imvune yagize akiri hasi, bituma amafaranga yarya. Ntabwo ari ukwibagirwa icyo umuziki wamumara, ahubwo music ko impano byonyine udafite amafaranga ntago bikunda. Oya, ahubwo uwo Gisa Kinganzo mbere yuko unamumenya yabanje wamumenye kuko afite iyo mpano. Amafaranga amaze kuba yaza nibwo yagize ati atangiye kujya mu ibyo bintu byo kwitabi, kugira ute kujya mu bakobwa, kuko amafaranga yaje nyuma y'iyo mpano. Iyo tutaza kuba iramano ya Gisa Kinganzo uyu munsi ntabwo tuba tuzi Gisa Kinganzo abaho cyangwa ntabwo abaho. Nabwo ingero nyinshi cyane turava tureke ubu Gisa Kinganzo wenda mujyane kuri Bruce Melody. Ubu ni umuhanzi uri international haba mu Rwanda, haba hanze y'u Rwanda, kuko Bruce Melody amaze reka turebe kuri uwo Bruce Melody. Yes, Bruce Melody mbere yuko asinya muri 155 AM atarahura na Coach Gaye, Bruce Melody yari mu bahanzi batanu bakomeye mu gihugu. Aze before nabo yari muri batanu ba mbere. Na wari urimo. Reka bakubwire batanu yuko mbere yuko Bruce Melody ahura na Coach Gaye yari The Ben, yari Meddy, yari King James, yari Christopher Muneza mu myaka ye na Knowless mu myaka ye. Mbere yuko ahura na Coach Gaye ahura na Coach Gaye before mbere yaho rero iyo mpano Bruce Melody ubungubu cyose Bruce Melody ubungubu yamamaye. Ni ukuvuga yuko impano yarakuze se nayo yari afite mbere, ahubwo yamamaye kubera amafaranga. Coach Gaye azashyiramo amafaranga, Bruce Melody aramamara bro. Buretse mbanze ngusobanura ko kantu ntago nzi level yawe ugezeho yo gukurikirana showbiz. Sinzi ngo wayitangiye gihe ki cyangwa ubirebera cyangwa byumva hehe. Bruce Melody muri za 2000 gutyo nago nibo ku mwaka neza atwara Primus Guma. Na Bruce Melody twari tuzi na amafaranga arafite cyambere yari ipfubyi, yarasafarinze ariko kirangiza kwiga. Reka ngubaze iyo uvuga ngo yarasafarinze na amafaranga, iyi music kugira ngo ubone ikiganiro kuri YouTube channel irenze bisaba kuba ufite amafaranga. Yes. Kugira ngo ukore muri studio nziza, ungu wayokora muri country recording ufite impano nabicere, bisaba kuba ufite ibicere. Kugira ngo ukore video nziza bisaba amafaranga bro. Hari abantu benshi tuzi bahabwa power play kandi na
nta kigenda nta mpano bafite ariko kubera ifaranga rihari. Reka mubwira abahanzi bafite amafaranga kugeza uyu munsi tutazi ahantu bari. Okay, mbwira nka batatu. Umuntu bita Soshomura ari hehe? Soshomura arayafite. Yes. Ugendera kuki? Afite inzu zingahe, afite imodoka, agenda mu modoka miliyoni 70. Uzaya kuri platform ziwe umugeranyije wenda nabo bahanzi uri kugenda uvuga bafiteho amafaranga ntago usikoshe Soshomura turusha amafaranga Davis usikota yamuru. Okay, Davis mukopie nuwo nuza nuwo Bruce Melody. Ufate ufatira umuntu bita Niringabo umwongereranyirize nande na The Ben bose ugenda ukompia na famille ugenda ukopia wenda uvuga ati abantu baturuka ino muzike ntabwo ari ngombwa kufashwa n'ababyeyi babo. Hari abafashwa bafite aba manager ariko abo manager babo bafite amafaranga. Nka Niringabo ari gukora muri rebo nziza, ari mu maboko meza, niyo mpamvu ubona ko ari video nziza, audio nziza. Dufite The Ben we ni indiscutable ntabwo avugaho. The Ben ni umuhanzi wa mbere mu gihugu Tiger. Bruce Melody nawe uri kuvuga ntabwo nemera ko ari Imana imufasha kuko iyo mpano yari ayifite kandi yaranze kuzamuka, abonye amafaranga arazamuka. Nibyo ndabyemera uruhande rumwe ariko ikintu ndi gukubwira uyu munsi urabizi music yamaze kuba ikintu kirekire, yamaze kuba big business, yamaze kuba business. Erega na mbere yahoze ari oya nago uko muri zabiri twafataga umuziki umunsi ariko tukiwufata. Uyu munsi ushobora kuba ukora umuziki ukajya ahantu bakakubaga uko ukora umuziki kandi kubera iyo mpano. Uyu munsi nasembera woni babuba reka uzi ruswa yabagamo icyo gihe. Ubu ngubu yaracitse. Oya si ukuvuga ngo yaracitse ariko yaragabanyutse. Wajyaga uretse ngusobanura iyi showbiz y'imizi igizwe n'ibintu bibiri bro. Iyi showbiz dufite ni ishyari, na amatiku na ruswa. Ibyo bitatu nibisigara nyine nibyo. Umuhanzi asigaye asohora indirimbo kugira ngo byumve, agasohora indirimbo aho kugira ngo umuntu ajye kureba iyo ndirimbo y'uwo muhanzi, akirukira kujya kureba ikosa ririmo kugira ngo ibintu byabaye ni amatiku ari muri showbiz. Rero ayo mafaranga ayo matiku niba izi ko basigaye bagura n'abanyamakuru, reba fata ku mavuta Coach Gira mufashiwe na Irash Jaras afataho mu munwa. Ntabwo mwemere kuvuga kuri Bruce Melody, afata n'abandi banyamakuru batandukanye. Bivuze iki? Umuhanzi afite amafaranga, ifaranga rigura umunyamakuru agatanga power play, ifaranga rituma umuhanzi akora video nziza, ifaranga rituma umuhanzi abona featuring nziza. Ntabwo se gukora featuring nguza n'utuntu ngo mfite impano. Ni dora muhangaye dukore featuring. Yago yari afite amafaranga wenda nimba ujye kurikirana kuko kurikirana showbiz byazo bikunze waba muzi. Yago amafaranga afite ashobora kuba amwemera kuba yakishyura umunyamakuru, yakishyura good video ndetse yakora n'ibindi bikorwa byinshi bigiye birenze. Ariko kwa ino shuro ntabwo turi kumubona kuko nta talent yari afite. Uyu munsi turi kubona ba gisupusupu baturutse iyo ngiyo pfu mu bishanga tutazi naho baturutse kubera talent, baragenda baramamara bagera hejuru. No so wabuze impamvu gisupusupu yamama yashaje nibwo yaramenye kuririmba. Uyi talent yari ayifite ariko ibura iki? Ibura amafaranga. Oya kuki brate yamama yashaje. Reka tuve ku gisupusupu cyari nina bari hehe babuze amafaranga yo kugira ngo baba bakomeza gukora imiziki. Nta mafaranga yabuze. Temusi nta mafaranga. Temusi ari hehe uyu munsi? Ari muri Amerika. Bose nta mafaranga. Ntabwo ari amafaranga bro. Nta mafaranga. Ahubwo nta talent nta hantu ushobora kuba wagira kuko uyu munsi ntabwo uzajya muri studio ngo ugende ugambagura ngo ni indirimbo ngo nuko ngo ufite amafaranga uzajya. Ngaho ubwe niyo washyongoza. Niyo never. Philip Terry biki? Philipita nindi yihe ndirimbo Papa Philipita uretse Papa mbwira radio station muri iki gihugu itaramukina kandi yarimbye Papa Philipita. Mbwira radio station itaramukina ni featuring irandirimba yafatanyije na ni Philipita n'abandi batandukanye. Ibyo kuvuga ngo ni featuring tubyibore. Iriya ndirimbo Philipita yaririmbye mibiki ni yakoze DJ ndetse na ariko uretse ko na Philipita ntabwo Philipita nuko indirimbo atari indirimbo nose batizo dukoranye indirimbo we ku bwawe ndi umu DJ cyane. Dufite niza nyinshi ariko yabikoze nyuma yuko amaze kubona yuko ari muri department no kuririmba yabishobora ariko ntabwo yakuze yumva ari iki
tuve kuwera ubwana bwe mwarakuranye si yakuze afite talent ahubwo atabona amafaranga ahubwo abonye amafaranga amufasha kuzamura talent. Ntabwo nzi wenda revo ugezeho yo gukurikirana showbiz kuko ubaye ukurikirana bari abagabo kuva mu bwana bwawe cyangwa ukamenyana na histoire zabo ntabwo wakwiye kuvuga gutyo. Philip yakuze yikunda ibintu by'ubudije ari byo akora we yumvaga no kuzaririmba kuko ni kesha abahanzi bajyaga studio bakavuga ati Philip itaturirimba akabyanga. Rero ejo bundi sinzi hari je uburshuti n'abantu bakakukumveka ikintu ukaba wazikora. Philip ntabwo ari talent yiwe. Reka wenda tuve wenda mu kuririmba aramaze kubona n'amafaranga bro. Tujye kuri Element. Element no producer urenze mu Rwanda kuko turamuzi Karongi kuko n'umwana wavutse ari Karongi. Yataza kugira uretse yataza kugira talent yo kuba yacuranga yakora turaturi ntabwo yaba yigeze azamurwa na Bruce Melody. Ntabwo umunsi tuba tuzi Element ariko urebe kuba era afite imana iguhesha amafaranga man. None se iyagumi Karongi kuri amano yari ayifite iyo atabona iyo support y'amafaranga yari kuzamama batizo. Uyu munsi kwamamara bibaye ari amafaranga atari talent. Buri muntu wese asaba iwabo cyangwa yajya asaba n'umunani akahagurisha akajya mu muziki. Uwo muziki buretse uwo muziki uvuga amana urahenze. Ibyo uvuga video nziza ubu ngubu ni miliyoni 10. Umuntu uri ufite kubona miliyoni 10 miliyoni irasanzwe. Iyi music ubwabyo amatiko arimo kugira ngo yagure kugira ngo ukora booting ku ma radio station ubone power play kugira ugeting famous nko kubishaka. Iyi music iragoye my friend kandi kubonamo amafaranga bisaba kwizirika, bisaba gukora cyane, bisaba gukunda ibintu kandi ukaba ufite ikofi ntabwo bisaba imana. None se uremera yuko uyu muziki wacu cyangwa iyi industry ya music iri ku rwego iri muri business za mbere zinjije amafaranga menshi kuri bamwe? Yes, kuri ni nayo ifite bamwe abaritaye benshi ifite n'abaritaye benshi. Yes, ndabyemera kuko na business zose zigira abari hejuru n'abari hasi. Iyi music uza abantu bafite uzi no industry abantu bafite yeminza uzi ko abanyamakuru basigaye bashaka hit kurusha abahanzi. Buretse abanyamakuru bashaka hit, aba DJ bashaka hit, kugenda ukajya no kumukameraman arashaka hit, kuri abakora music nabo bashaka hit. Izo hit rero iyo zihuriye hagati bibinduru. Reka musobanurire mu gatoya. Urabona bakomeje gutsibura mu kintu cy'amafaranga ufite amafaranga iyo mano niyo waba udafite imano byanze kunze bamenyekana. Yes, wenda tugiye kuri Kenisi afite indirimbo zigera muri zinga muri 6 zirenga gutyo. Ariko kuki tutamuzi nk'umuhanzi uri super tukamuzi nk'umunya business yo ku ruhande? Nuko Kenisi tabishaka. No se afite ubushobozi bwo guhera mu gitondo avuga ngo bakina indirimbo ye bazikina kuri radio yiwe. None izo kandi uko wumva indirimbo buretse bari abahanzi uza abahanzi bangahe byibura umbwira umubare w'abahanzi uza? Abahanzi nzi ni benshi. Abo bahanzi abo wamenye utabakuye kuri radio ni bangahe? Abo namenye nakuye kuri radio. None se nawe rero bamukinye cyane wamukunda bamukina bate se kandi ibyo radio station ari se kuki tutacyumva indirimbo za kira kigabo cyaririmbaga ngo akibagiye kira cyaririmbaga ngo bya bintu bwa kubini cyane kuki tutakimwumva uzimuvi yatangiye uzema erega Batizo arabantu bakomeye byananiye bafite nizo wana Batizo ntukafate ibintu bya kera ngo ushaka kubigiranya n'iby'ubu. Uyu munsi sinekereza ko Medi uko yazamutse asura za slow na zanki agarutse ubu ariko twazikunda ntabwo ariko twabikunda kuko already mind z'abantu zamaze kwakira society cyangwa zamaze kwakira umuziki ubu ngubu. Ntabwo bafata ibintu byabaye kera ngo bigarure ubu ngubu niyo mpamvu twikira ku hahise kugira ngo tumenye aho tujya naho turi. Oya bro uri kuvanga ibintu kwigira tugende iminota yatujyanye conclusion cyangwa se dufata iki noneho? Yes, ikintu twakwiye gufata nuko umwanzuro kugira ngo umuhanzi atera imbere muri muzike yiwe biramusaba iki muri rusange tubihurije hamwe umuhanzi? Yes, ibintu umuhanzi ashobora kuba yakora
cyangwa byose birahura. Ushobora kuba ufite iyo talent ukabura support, cyangwa ukaba ufite support ukabura impano. Byanze bikunze ufite impano, amafaranga azagufasha kuzamura iyo mpano yawe, harimo kugenda ukora iyo byamamaza abantu bagakumenya, wishyura ya studio. Ariko nanone udafite talent, nanone ushaka kuzishyura bikagupfira ubusa, ugashiduka washiriwe. Yaba impano ikenera amafaranga ndetse na talent ndetse n'amafaranga agakenera impano kugira ngo ube waba super ugere ku rwego ushaka umuziki. Okay, byose birakenerana kuko just niyo mpamvu twagiye tubona abahanzi bagiye bagera kuri level runaka nibayirengeho bakaguma aho ngaho. Nanone tukabona abandi bafite impano ariko batagize aho bagera, cyangwa tujya tuvuga ko bahombeye industry. No kubera iki muri music iyo ufite impano ukabona amafaranga hari aho bigufasha kugera, bifasha iterambere ry'umuhanzi muri rusange. Ariko mu gihe ufite impano yonyine nta mafaranga ntacyo bizagufasha, kandi n'ufite n'amafaranga n'amano hari aho utazagera. Biba byiza iyo ayo mafaranga asupportinze talent. Mwakoze cyane kudukurikira, mbibutsa gukora subscribe kuri The Mind Fest TV, tugiye tubana mu makuru agezweho ya entertainment.